Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahamana. So video y'uyu munsi tugiye kuganira. Hariho abantu ujya kumva ukavuga ngo jyewe kabisa ngo ntago nabishobora, ukumva ko abandi ari bo babishoboye, wowe nta kintu ushoboye. Kubera iki wumva gutyo? Abandi bafite ubwonko nk'ubwo ufite, bafite amaboko nk'ayo ufite. None kuki wumva ko kanaka ari we ubishoboye, wowe ntacyo ushoboye? Ngo biragoye. Ikibazo dufite ni ukumva ko ibintu byose bidashoboka, hari ababigenewe bagomba kubigeraho, wowe utabigeraho. Kubera iki? Impamvu wabigeraho ni ebyiri cyangwa icyo wakora. Icya mbere, ufite Imana, kandi Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Mujye mwihangana, ikintu cyose nkoresha ijambo ry'Imana. Ubwo rero ntimuzabinkubitire, ndabakunda murabizi. Anyways, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niba Imana iguha imbaraga yo gukora ikintu cyose ushaka, kuki wumva ko kanaka ari we ubishoboye? Wowe oya, ntabwo kabisa, biragoye. Ugasanga wibereye muri comfort zone nyine, nuko wiberaho nta kindi gishobora guhinduka. Kuki wowe utabihindura mbega? Kuki udashobora guhindura situation yawe? Ukumva ko ibintu byose biri difficile hatari. None kubera iki? Kari akazi kagenewe abantu nk'abariya, gufungura business zagenewe abantu nk'abariya, wumva ko nyine aho wicaye naho ntushobora kumuvinga iburyo cyangwa se ibumoso. Oya, naho nyine. Muri famille wacu nta n'umwe wigeze yiga. Ni gute jyewe nakwiga? Kuki utahindura situation yiwanyu? Muri famille wacu nta n'umwe wigeze afungura business, kuki utayifungura? Muri famille wacu nta muntu wigeze agera na hehe muri Kenya, kuki wowe utahagera ugahindura amateka yiwanyu? Mumbabarire, rimwe na rimwe njya ndakara nyine, ariko ndabakunda, ntimubizi se. Ukumva ko nyine ibintu byose biragoye, hari ababigenewe, muri abo babigenewe wowe utarimo. Imana basenga si yo usenga. Imana yabahaye ubwo bwonko bwo kubigeraho, si yo ishobora kubiguha nawe. Ukumva ko nyine naho muri make wikoreye uruziga, urafunga ushyiraho ingufuri, uravuga ko nta hantu na hamwe ushobora kujya. Nuko wibereyeho nyine, ugatangira gutekereza kahise kawe, ukumva ko nyine nibyo. Ukareba aho wavukiye, ba sogokuru na ba sogokuru n'abandi bose, ukareba ukavuga ngo nta n'umwe wigeze. Kuki utahindura amateka yabo mbega, ugahindura amateka yanyu? Nta kintu na kimwe kidashoboka iyo wagishyize hano, ukirinda abantu baguca intege. Gusenga no gukora cyane, ukirinda abantu baguca intege. Ikintu tujya tugira, hari abantu baza mu buzima bwawe bakareba ubuzima ubayemo nyine, bakumva ko ari uko nawe waba umwanya cyangwa se opportunity, bakumva uko wivuga, bakagushyigikira muri iyo negative yawe nyine, bakakurekera muri ako gakwe. Ukavuga ngo biragoye, nawe bakagushyigikira, biragoye, ntibishoboka, this and that. Abo bantu bavemo. Umuntu ukubwira ngo biragoye, arashaka ko wibera muri iyo comfort zone, cyangwa se ahantu muri kwenyine, ntashaka kutera imbere. Ni gute Imana ivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga? Byose, nta mubare yigeze akubwira, nta mubare Imana yigeze ikubwira. Kandi yigeze ikubwira ngo ibi ni kanaka ubishoboye, ibi ni kanaka ubishoboye, ibi ni kanaka ubishoboye. Ntiyigeze irobanura ku butoni. None kuki wowe wivana muri abo ngabo Imana ishoboza? Kuki uvuga ngo biragoye, ntago nshobora? Biragoye. Vanamo biragoye, hano uvuga uti ndabishoboye.
ukomeze ubyibwire ngo ndabishoboye kandi ukore cyane. Wirinde social media, nicyo kintu cya mbere gica intege. Ukabona ibyo ngiye kubaho urugero, ntago nyankunda posting ibyo ngezeho. No urugero ntanze ntawe ndi butangeho urugero hatazagira unkubita. Ukabona ibyo Christine ya postinze yagezeho. Akavuga uriya ni Christine nyine. Nanjye nigewe ntazi ndi buvuge. Oya, ndakoresha inyuguti. Ni gendi X cyangwa se ndi Y. Nuko nyine nibereyeho nta gishoboka. Hariya ni Christine uhakwiye, hariya ni Jeanne uhakwiriye, hariya ninde. Nabo nyine niba Imana yahezagiye, kuki wowe Imana itaguhezagira? Kuki wumva ko nyine mubi Imana yahezagira wowe utarimo? Dukuremo ikintu cya negatifu mu mitwe yacu, dukore tuve mu bukene. Reka mbaho urugero. Nyuma ya jenoside, mwibuke uko igihugu cyacu cyasaga, mwibuke ukuntu hasaga, none mukombere n'ukuntu hasa ubu ngubu. Imana yaradufashije dutera imbere ku buryo abantu bose bumvagura umunyarwanda bagahita bavuga ati kiriya gihugu kiri clean, kirasa neza, kiri this. None Imana yafashije igihugu cy'u Rwanda kuba intangarugero ahantu henshi ku isi. Kuki Imana itagufasha wowe ngo ube intangarugero muri famiye wanyu, mu muryango wanyu, muri community? Kumva ngo biragoye. Ngaho ibaze iyo tuvuge God forbid, tukavuga ngo ibyo twabuze ni byinshi, nta mpamvu yo kubihindura. Byarahindutse none igihugu, uwo muhuye wese ngo igihugu kirasa neza, ngo inyuma y'intambara yahaciye, ngo abantu bose barimo baratanga amashimwe y'u Rwanda. None kuki wowe Imana itagufasha, cyangwa se utazenga Imana ihindura ubuzima bwawe? Noneho nawe uvuga uti umuryango wo kwa kanaka, reba umwana wabo ukuntu ahagize, reba reka duhindure amateka ya famiye yacu nk'uko Imana yadufashije tugahindura amateka y'igihugu. Nimurebe ukuntu gisa neza, kirasa neza, umutekano nubwo hari benshi batabyishimiye, ariko genda nshima Imana yakoresheje ndekeye aho. None kuki wumva ko yahinduriye amateka u Rwanda itahindura amateka yawe na famiye yawe? Ukumva ngo biragoye. Ngaho ibaze iyo twicara tugafata gutya, biragoye, ntabwo dushobora guhindura. No, is impossible. No, kora cyane, usenge, Imana izabigufasha. Nimunkubite, ndabakunda. Ubwo ngiyo video nari mbafitiye, ubwo tuzasubira. Ndashaka kubashimira cyane. Merci ku bantu bose bakoze subscribe, ku bantu bose basharinga mu video yanjye. Merci. Ngaho reka nkomereze kuri video n'ubugo bitariko. Iyo nza kuvuga ngo biragoye gukora YouTube, ntago mbagezaho ndi ubu ngubu. Nubwo wumva ngo biragoye, ugendera muri bwa bwoba ukavuga uti nubwo bigoye nzahagera, Merci. Ubwo tuzasubira muri video itaha ya Christine Nyirahabimana. Bye guys.